Welcome to ICT on Top channel. We will share tugiye kurebera hamwe uburyo ikibazo giteye gutya, aho usanga laptop igenda yishyira muri airplane mode cyangwa flight mode, ikongera ikivanamo, bigenda bigaruka. Wareba na hano hasi aho ushobora gufatira wireless, ukaba udashobora kuyifata kuko yikuraho igenda igaruka, yikuraho igaruka, bityo bikaba byakuderanje. Nubwo waba utari ukeneye gukoresha network, ariko n'ibindi ntabwo wabikora mu gihe laptop yawe irimo gukora ibintu nk'ibi. Abantu benshi bikunda kubabaho batunze mashine za Positivo, aho usanga iki kibazo kiba, gusa ntabwo kiba kuri Positivo gusa, kiba kuri mashine nyinshi zifitemo Windows 10, aho usanga mashine ijya muri flight mode on off, ugasanga biraderanja cyane, ni ibintu bibangamye. So ngiye kukwereka uburyo wabikuramo. Ushobora kubikuramo bikagenda burundu, cyangwa se n'igihe ikindi byagaruka ukamenya uburyo wabikuramo. about Please our subscribe, topic. Thank you. hanyuma dukomeze. Sawa. Uburyo bwa mbere ibintu byavamo ni uguhagarika icyo bita Windows Update, kuko biterwa na drivers ziba downloaded mu gihe Windows iri kwiupdatinga, akaba arizo zitera kiriya kibazo. Ubwo uraza aha kuri search, ugasacinga update, so Windows Update Setting, ugafungura Windows Update Setting, hanyuma ukaba washyira muri pause Windows Update kugira ngo bitaza kwihindura mu gihe wowe utashaka ko bigaruka. Ikintu cy'ingenzi ukora ni ugushyira muri pause update mu gihe mashine yawe iri kwizana biriya bintu. Hanyuma nyuma yo gufunga update, ikintu wihutira gukora ni ukuza kuri, ushobora gufungura folder iyo ari yo yose, ukareba ahanditse this PC, hanyuma ukajya kuri manage. So reka tubikore, reka mfatire urugero kuri iyi folder, ukaza ahangaha handitse this PC, then right click and choose manage. After opening here, ukaza kuri device manager, ukahakanda, hanyuma akantu kitwa human interface devices, ahangaha iyo ukoze corrupt, kwerekana ibirimo hasi, usangamo akantu kitwa airplane mode mini driver. Ako kantu niko kaba gafite drivers zitera kiriya kibazo. Izina ry'izi drivers ryitwa inside. Ahangaha uhasanga kimwe n'utu tundi ubona, utu two ntacyo dutwaye, ariko uhasanga kuri iyi mashine ndi gukoresha nta kariho kuko iki kibazo cyamaze gukemuka, ariko kuri wowe ugifite uhasanga akantu kitwa uku nguku, inside airplane mode HD mini driver. Aka kantu
cyitwa gutya niko usangaho, hanyuma icyo ukora ni ukugasiba. Mwereke neza uko kaba kitwa. Yes, inside kaba kari ahangaha, inside airplane mode 8D mini driver. Hanyuma ukibona aka kantu icyo ukora ni iki, tugiye gufatira urugero kuri aka ngaka, ukandaho right click, hanyuma ugahitamo hano handitse uninstall device, ukemeza, hanyuma ugatikinga hano, ugahita ukanda kuri uninstall for. Kuri njyewe ntabwo ndi busiba aka ngaka kuko atari ko twari tugendereye, ariko kuri mashine yawe nubona aka driver kitwa gutya karimo hano muri human interface device, uzagasiba muri ubu buryo, hanyuma ikibazo kizahita gikemuka ako kanya, ku buryo n'ikindi gihe kagaruka ariyo nzira wanyuramo. Hanyuma reka nze nkwereke n'inzira ya kabiri ushobora kunyuramo ukemura iki kibazo mu gihe udasanzemo izi drivers ziri hano. Stay tuned. Uburyo bwa kabiri ushobora gukuramo iki kibazo, hari ubwo ushobora gusanga muri control panel uciye hano ufitemo program ijyanye na ziriya drivers maze kukwereka. So ufungura control panel, searching hariya ukabigenza bya, hanyuma iyo ugeze muri control panel uza hano handitse programs, hanyuma ugafungura ahanditse uninstall or change program. Urabona hano kuri iyi mashine uje ahangaha urasangamo program cyangwa se software ifite neza rya zina rya za drivers. So icyo ukora ni uninstall, ugakandaho right click ugahitamo uninstall, hanyuma iyi program ivuyemo ikibazo gihita gikemuka ako kanya. So aka ka warning ntacyo kavuze, ikibazo kiba kirangiye. Izi akaba arizo nzira ushobora gucamo, hanyuma ukagarukana network yawe. Urabibona ahangaha ubu nshobora gufata wifi bisanzwe, ishobora kuba connected kuri wifi, mu gihe kare bitashobokaga kuko yahoraga ijyaho ivaho, ijyaho ivaho. Ubu akaba ari bwo buryo bushoboka bwo gukemura iki kibazo. Mu gihe ariko waba ubikoze ntibikemuke, ushobora kunyandikira muri comment, hano nkaba nagukwereka izindi nzira ntabashije kuvuga ahangaha. So thank you for watching, please subscribe. Mu bihe biza tugiye kujya dukora video nyinshi ebyiri mu cyumweru kuri topics zijyanye n'ibibazo abantu bakunda guhura nabyo kuri mashine, nk'uko inshuti zikunda kunyandikira zimbaza uburyo zakemura ikibazo, ngahita mboneraho nkategura video nk'iyi. Murakoze cyane, bye bye, subscribe.